Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe uduteze amatwi cyangwa se udukurikiye kuri chano ngiye kubabwira ni ikiganiro cya kabiri dukoze kuva mwatangira kubona icya mbere ndi kumwe n'umukozi w'Imana akaba numwe mu bafite uruhare kuri iyi chano. Ni chano nza gutangira ikibazo kandi nawe kikaza kuba atarabonera igisubizo kandi namwe mutazapfa kubonera igisubizo. Ni ikiganiro turi buze kugaruka kuko turi ku nangiye kuvuga umunsi bitari ngombwa. Ni ikiganiro nshaka ko kiza kuba kibanze cyane ku buryo bw'iyobokamana, kigaruka ku gukizwa k'umuntu, ku kuvuka k'umuntu, ku gupfa k'umuntu no mu kubaho k'umuntu. Nakiriye Ntaganzwa Peter. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Suje buri wese umurikiye, nawe gugu ndagusuje mu izina rya Yesu. Mane guhumugisha. Peter urinde. Wese urinde. Hanyuma umurikiranye urinde. Sinzi hari umuntu atavuga ngo ndi umuntu rero afite ubusobanuro bwinshi kandi buremereye. Ndi umuntu ariko ufite ibindanga kugira ngo nitwe umuntu. Rero umuntu afite kubaza ngo urinde n'uhita usubiza ako kanya, kandi biragoye guhita wisobanura ngo byumvikane. Yego, ariko ni ijambo ryiza riri mu bwenge. Ni cyane twise ngo ndinde, buri wese aze kwandika muri comment wowe udukurikiye urinde. Uzumva yaramenye uwo ari we azabitubwiye tujye kumuganiriza. Ngo namenye ko ndi umuririmbyi, ntabwo aribyo bigaragaza uriwe. Uriwe kenshi n'ibikorwa bimwe runaka uba wakoze cyangwa se uri gukora kugira ngo ibikorwa bikwita izina. Ibikorwa bifite kwita izina kandi burya ibyo bikorwa byagusobanura gugu. Ibikorwa byawe byagusobanura uriwe. Rero murafite kwandika muri comment ngo ndi umusirikare, undakandika ngo ndi oyo ushaka kwandika ngo uri umusirikare bugaca wabaye demob. Rero burya umuntu asonorwa n'igihe. Ngo ari umuntu ari meya ngo yayira wayoboye inama. Yego. Ntayana sinyo ko ari meya wageze gute wayikoresheje. Ageze nimugora nyuma ngo itangazo rasohotse ngo akuwe kume. Ubwo icyo yarari cyo yaraciwe. Yitwaga meya, yari ubwo agajya avuga ngo yari meya. Ariko nakiri meya. Ay Peter, umuntu kuva avutse avukarira. Yego. Ni yapfuye akesha apfarira. Apfataka. Iyo umuntu yavutse ntabazi ibiri gukorwa kuri we, n'uwo mubabaro kuri ndetse uwo mwana ntabwo ari kumva, no gutaka kwa nyuma k'umuntu ntabwo aba ari kumva uburibwe, aba yamaze ataka kirwaye kiri mu mubiri, ariko kwa kundi tubona umuntu ari gusamba ntabwo aba kiri kumva uburibwe. Uku kuvuka k'umuntu mu busesenguzi bwa mu mboni yawe, Imana kuki yashatse kubikora gutyo? Imana yatangaje kurema kwayo ifite ubuhanga kandi bukomeye. Nta mwana n'umwe uravuka ngo avuke atarira. Nasomye ibyanditswe byera mu itangiriro, sanga Imana irema Adamu na Eva, iriya baremeye ibyishimo, barema kubaho bishimye, ntacyo bifuza, ntacyo bakennye, bararyaga baranywaga ndetse bari bujuje amahoro. Kuko mwibuke neza abadukurikiranye, Imana yajyaga isura Adamu na Eva mu mafu ya nimusi. Imana yazaga kubagenderera kabaza ati bana banjye muremeze neza, mwiriwe neza, murakomeye. Urukumva? Hanyuma Imana ikongera ikajya mu bindi ikagaruka kongera kubasura. Bari bagwije umunezero. Hanyuma Satani kuko ari umwanzi w'ibibi kandi akunda umubabaro, umwanzi w'ibyiza, yanga ibyiza. Yanga ibyiza mu mbare nari bivuze bitumvikana. Satani n'umuntu uba wifuza ko ikibi cyahura mu bantu. Mwibuke aza muri Edeni ntabwo yajeje kuremamo amahoro, ntabwo yajeje kubanyagayo bari bafite. Burya gugu ahantu Satani ari hose hagaragara umubabaro cyane. Umubabaro ahahora. Rero mu bintu bibi bikomeye Satani yakoze, yanyaze icyatumaga abantu bagira amahoro abatandukanye n'iki? N'Imana. N'Imana, yego.
batangira kuba mu buzima babaho mu buzima buhangayitse bubabaje bugoye bwo gushwana no kurebana n'isoni n'ikimwaro. Yes, uko atabonaga mugenzi we. Wibuke ngo Adamu yabwiye umugore ati ko wambaye ubusa, ati nabonye ubwiza bw'Imana ngira nuza nawe Eva ati Adamu we ko wambaye ubusa. Batangira kwitana amazina ukundi, batangira kurebana ukundi kuntu kutari iyi Imana yo Satani yamaze guteza abantu gutandukana n'Imana, aba basigiye igisuzuguriro, abanyaga kutumvikana, aya batejemo umwiryane. Yes, abanyaga kutumvikana, abanyaga icyo bita amahoro. Turi kuganira, Imana yabwiye Adamu kazarya avunitse, ariko ibwira na Eva ngazabyara babara. Ibyo natwe nibyo byatugezeho, azabyara babara. Gugu aho Imana yaraturemeye kwishima, hahindutse tukavuka tunezerewe, tuvuka n'uruhinja rwamaze kumenya amakuba rwinjiyemo, rukarira, ruvukira mu buribwe. Amajigeze arimba ngo urarira kuko isi wahageze. Njya nibaza nabitekereje, why uruhinja rutarareba umuntu, uruhinja rutarakora ikintu kibabaza, kuki ruvutse mu nda rirwariraga, ariko ageze hanze kimara kumva ko hari ibyo yakiriye hanze ahisagira gute. Tukiri muri yo njyana, uruhinja ruravutse rugeze ku isi rurarize, ariko kandi uretse ngo icyaha cy'inkomoko niba kibaho simbizi, ntabwo tubyemera mu buryo bumwe, hari ababyemera n'abatabyemera, ariko nemera ko ruhinja aba rutagatifu, kuko nta cyaro bari rwagakoze, nta kintu na kimwe abazi. Ibi byose by'amarira byatewe na Eva wariye ku itundi Imana y'umuntu. Muri uko gukura kwe amenya ubwenge, atangiye kumenya mama we na papa we, kuko muri uko kwa kundi icyo nshaka kuganishaho, ruvutse rutazi ngo ninde, ntazi mama we, ntazi papa we, ntazi amazina ye, ukuze. Yes. Urukumva iyo fenomene ni ikintu gikomeye cyane, wakwibaza ngo arijijwe n'iki. Abaganga bafite kutubwira ngo nimba aho yumvise urusaku, bakatubwira uko, bakatubwira ibintu, ariko mu buryo bundi wenda twabaza abandi bantu bafite ubusobanuro, ariko ikintu kiriza uruhinja kiba gikomeye. Mu buryo rero bw'ubumana bwayo, umuntu amaze gukura, agiye ku ishuri, amaze kumenya ubwenge. Abakatolika bo babatiza bakiri bato, ariko nabandi tugendere hamwe, baravuga ngo utarabyarwa n'amazi n'umwuka ntazinjira mu bwami bwo mu ijuru, cyangwa se utarabatizwa. Tugendere hamwe bose kugira ngo twiyumvemo uku kubatizwa, uyu mubatizwa, kubyarwa n'amazi n'umwuka. Umuntu amaze kugera ku isi, abyawe n'amazi n'umwuka, cyangwa se arabatijwe ku gahanga bitewe n'imyemerere y'abantu. Umubatizo ushatse gusobanura iki uwo ari wo wose? Umubatizo wose ni ikimenyetso kigaragaza ibyo wemeye n'ibyo wizera. Amazi nawe utajyamo, pisine tuzijyamo buri munsi. Umuntu yajya muri dushe akayimenaho amazi. Ni ikimenyetso n'igihamya uhamirije abantu ibyo wizeye n'ibyo wakiriye, kugira ngo utange itangazo ndetse ushyiraho ni nka kasha, kuko ntabwo ukwiye kubatiza umuntu atarizera. Yego, ubanza umwigishe ni imyemerere nyine ya buri. Niba urugero agiye mu mazi menshi, baramubwiye ngo nutajya mu mazi menshi muzajya mu bwami bwo mu ijuru. Yamaze kwigishwa ubwami bwo ari bwo, yigishwa uwabikoze n'ababyungukiyemo abo ari bo, hanyuma nawe aravuga ngo reka ngendere muri uwo mujyo. Noneho abanje kubyizera, aje kubihamya imbere y'abantu benshi. Ni ikimenyetso cyo gupfa ku byaha, ubwo buhambanywe na Kristo, uzukanye nande na Kristo. Ubwo biba bisobanutse muri iki Kinyarwanda. Rero umubatizo wose umuntu abatizwa aba ari guhamya ibyo yizeye. Uri kumva? Nta n'umuntu ukwiye kubatizwa mu mubatizo wari wose atarizera. Bibiliya imbwira umunyetiyopiya w'inkone wavaga i Gaza amanuka, ngo yaricaye mu igare agenda asoma igitabo cya Yesaya. Yarisomaga ariko ntabyumve, ntamenye ibyo ari byo. Hanyuma Imana ituma uwo bita Filipo, yari mu ntumwa, iramutuma ngo genda usobanurire uyu muntu ari gusoma igitabo cya Yesaya
yasomaga ijambo rivuga ngo yajyanywe inama ijya kubagwa asoma Kristo ngo nigeze ngo atongana asoma ariko akabaza ngo uyu muntu byamubayeho nuko umugabo agendaga yibaza uyu muntu se iyi ni inkuru nimvaho nibiki yarabisomaga dufite abantu benshi basoma ibyanditswe byera ariko kubisobanura bikagorana ahubwo ngo byubaka abantu gasigara bibakomerekeje kubera iki usonoro bwabyo ntabwo wagize gute ni wabufite ufite gusanga umuntu wigisha imbere n'ubuhanuzi butambuka ahubwo ngo twumve ko ari Imana ivuze dusigaranye imitima ikomeretse iyo ntabwo ari Imana yavuze kuko iyo Imana ivugiye amahoro arahaboneka nibyo yego iyo Imana ivugiye ahantu amahoro arahaboneka kuko Bibiliya ivuga ko ari Imana y'amahoro iyo uvugiye ahantu amahoro agira gute araboneka iyo uvugiye ahantu hari ikibazo hataboneka iki igisubizo rero niba ivuze agasigara ikibazo ntabwo ariyo abantu badukurikiranye singira ngo fizinga ariko niba Imana ivugiye ahangaha hari ikibazo igisubizo kigomba kugira gute kiboneka kandi niba ivanye n'umuntu wari ubabaye agomba guhita yishima direct niyo Imana yubaka iza kubaka imitima ntabwo iza kuyisenya ndi kwihuta rero kuri cyo warumbajije kijyanye n'imibatizo uyu mugabo yasomaga kino gitabo ariko ntagisobanukirwa bigeraho Imana ituma Filipo ko ari mu mwuka aragenda asobanura uyu muntu uwo mugabo uwo ari we n'icyo amaze mu buzima bw'umuntu nuko yahindura ubuzima bw'umuntu hanyuma umunyetiyopiya yageze kwiriba ahantu mazi ari gutemba ahita avuga ngo none se ko namaze kwizera hari iki mbatizwa ahita abatizwa ako kanya kubera ko amaze kwizera nibisaba iminsi urumva nibisaba amezi nibisaba imyaka igihe cyose wizereye Yesu yaguha umugisha kandi wacungurwa hari abantu kenshi babitse amateka y'abantu mabi ibyo babayemo ariko ufite gusanga hari igihe harimo umunota umwe gusa kwizera kwe gusa kumwe nyamwira ngo ntugaciye mugenzi wa rubanza kuko n'igisambo cyahawe amahirwe amwe kubera ijambo rimwe kivuze kitaragiye mu cyumba cy'amasengesho kitarabaye igikumba kitaragiye sedogo kitaragiye kanyarera kitaragiye mu mazi kubera ijambo rimwe kibwiye Yesu gusa neza riramuga ngo data ndabizi ndi umunyabyaha ariko nugira ngo umugambi bwo mwijuru ugire gute unyibuke umuntu nkurikiranye ucira abantu imanza menye neza kuri umukozi wa Satani ibi mbivuge bibe clear bitangaho umucyo niba ufata umwanya ugacira umugenzi wawe ukavuga ngo uyu birarangiye gutya ufite virusi mu mutwe y'abadayimoni ubundi Yesu yari bivugiye muri Matayo 7 yaravuze ngo nimwocira abagenzi banyu imanza ngo ikibanza ni imwe ni Imana rero kwizera umunsi umwe gusa mu masaha make byatumye uyu mugabo atsinda mu mazi menshi ataha yejejwe ngo yibye ijuru ngo yibye ntabwo yaryibye yahawe na nyiraryo Yesu niwe nyir'ijuru ararihagarariye kandi niwe uritanga Bibiliya iravuga ngo nawe uzajya kwa data namujyanye na wundi wabivugaga ni Kristo navuze yuko iki kiganiro kitazajya kirenza iminota 15 ariko tugeze iminota 13 dusigaje iminota 2 ndashaka kugira ngo tugaruke ubukuru bwo gukora k'umuntu tuzabugaruka ubutaha no gupfa k'umuntu ariko tugaruke kuri ijambo kwizera ari naryo dusorezaho usanga tugana no kuri conclusion y'uyu munsi kwizera kuracyari mu bantu kuko Yesu yaravuze ngo mbese nzasanga kwizera kukiri muri mwe Mane bamugisha kuko aho biri simvuze ko bose batakaje kwizera ariko uko iminsi igenda ihita kwizera kwigenda gushira mu bantu cyane ndetse urebye ubuhanuzi buri gutambuka urebye ibikorwa biri gukuba kwizera umuntu aterwa n'agahinda gakomeye kubera ko yabuze kwizera yabuze ibyiringiro kandi kwizera gushobora n'ibyiringiro rero kwizera kwiranda kugabanuka ahubwo abakozi b'Imana cyangwa se abashuma n'ababishop bafate time basenga Imana yongere kwizera mu bantu abantu bongere bagire kwizera buryo utizeye ntacyo ugeraho iyo utizeye ntacyo ugeraho kandi Imana password yo kubana nayo neza ni kwizera urupfu ruzansanga mu isi cyangwa se Yesu azagaruka ntabwo mbizi igena ibihe n'ibizi ariko urupfu n'uburwaza ubwo ntabwo rugira umunsi rugira isaha ariko mu gihe rwaza umuntu ari muri Kristo biravuga Paulo yaravuze ngo gupfa k'umukristo ni inyungu ni inyungu cyane ariko akenshi abantu badutinza mu isi kurenza kudukumbuza ijuru tuzajyamo uzambwire ko hari umuntu ukibwira abantu ngo bajye mu ijuru rikada ni iguhaye visa iguhaye BMW iguhaye Vigo iguhaye Etage ariko muri iyo migisho yose dufite dushaka muri isi tunamenye ko
Yesu azaza akadutwara. Okay. Tugana ku musozo dushimira abantu, ukeneye gukora subscribe, like, share na comment kuri Ndinde. Wese wowe manza wibaza icyo kibazo mbere kugiye gukora subscribe, ubitekerezo mu mutima wawe, wongere ibibazo bwa gatatu, ubaze uti Ndinde ko wakunzwe n'Imana, wakunzwe n'ishobora byose, wakunzwe n'umuremyi kandi ukundwa cyane. Urinde wowe. Hari benshi bapfuye bakivuka, nicyo kiganiro cy'uyu munsi nashakaga. Hari benshi bapfuye bamaze gukura, hari benshi bapfuye bamaze gusaza. Wowe urinde uyu munsi wa none ugihagaze. Urinde ubundi niki wakoze. Urinde wo kuba ukivuga. Abantu benshi barijyamye mu bituro ku marimbi atandukanye. Urinde ugihumeka. Ndinde, wowe urinde, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Niba wadukunze, nimero ziri hasi n'ebyiri, ushobora kwandikira Peter cyangwa kwandikira Mr. Jean Ngugu. Zose turafatanyije mu bufatanye bw'uru rugendo kugira ngo tuzasoze tumaze kumenya ngo Ndinde nzave ku isi, maze kumenya ngo Ndinde cyangwa si Ndinde. Imana izadufasha gusobanukirwa n'iri jambo rikomeye. Kandi ndumva rwose Imana yadufasha. Paulo yarabivuze ngo twaremwe kera. Burya Gugu isi siyo yabanje kubaho, ahubwo habanje kubaho umuntu. Yego. Rero Paulo hari amagambo tuzabiganiraho, ni byinshi ntabwo tubivuga ngo tubirangize n'ahangaha, ariko ukuri gutaha tuzamenya abo Kristo yaremye, aturemeye imirimo myiza muri we. Turi bande, niki Imana idusaba muri iyi si. Dukwiye kuba bande muri iyi si, dukwiye kwitwara gute, nuhe musaruro Imana dukeneyemo muri iyi si mu gihe abantu bagihumeka. Murakoze cyane. Imana igumugisha. Amen.